se hari umuntu ugira ishyari hejuru umubiri uzabora we haba uwo bateyemo ibyo bintu haba uwo bongereye no bagabanyije habe n'utarabikoresheje twese inzira simwe hari umuntu ufite ishyari ku kintu kijyanye n'umubiri uzabora aho nacyumvise murabyibuka ko mu minsi ishize twaganiriye nivugira ukuntu ngo mfite igikapu mvuga ngo ndi proud y'igikapu cyanjye niki umuntu yaraje itambagira ahantu ngo uravuga ngo uri proud ngo y'igifuka cyawe ngo nuko si Imana yakuremye ngo Imana yakuremye ngo uri umukobwa mwiza ngo uri umukobwa mwiza ngo ntago wari ufite amabere ngo niba ngo acuramye niba ngo areba hasi ngo n'amaboko ngo atedra ntacyo bitwaye ariko am proud y'ukuntu ndi kwisobanura ku binyamakuru ngo aho kugira ngo tube twaragiye ngo dukore ikiganiro nka kiriya ngo abantu b'ababyeyi ngo umuntu w'umubyeyi ngo w'umudamu ngo nawe ngo w'umugore ngo kugira ngo agende akore ikiganiro nka kiriya ngo yakaba yaramamagaye ariko se tuvugishije ukuri mwebwe ntimwiyizi bari kuguhamagara se ahubwo ukitaba uwo mwanya se wawubaha k'abantu muri industry babana nabo bashaka uyu munsi wagufatishije nuko yagize amahirwe y'ubushuti mufitanye cyangwa ari nawe washatse kumuha ikiganiro kugira ngo wenda ubashe gusubiza bakuvuzeho byose birashoboka ariko numva nakwiye kubabazwa nuko umuntu azaza hano akamvugaho biranababaje cyane kubona uvuga ngo nta kintu bimbwiye ngo nago bimbabaje kandi uri kubivugaho uri kwisobanura uri kuvuga ko ibyo bintu binaryana nejo warongeye bisubiramo bavuga ngo gukora sajari biraryana birababaza so nubundi ndagarutse nje kubivugaho birababaza sibyo ariko amugani niba umuntu ashaka n'ikibuno hari urubuno nazanye sibyo mbwira wa mwana kimpereze hari ikibuno nazanye aho kugira ngo ujye gukora ibyo bintu bikurya ugaruke gutakira amaso y'abantu uburenganzira bw'umuntu da ni juste niba ari uburenganzira bwe akabivuga turi ku mihanda tugomba kubivugaho ufite ukuntu ujye urengera abanyamakuru bagenzi bawe oya kandi nanjye wumvise ngo kuza kuri kamera ati uko uwo muntu atagaga kuri kamera nawe je twabwe byo tumuvuga muragwa ari byo bakuvuga reka nkubwire njewe what I know nta mwiza wabuzinenge na nyiraho kigira amabinga yes that is true sibyo ntago njewe nzi ko wafata umuntu uko yaba ameze kose niyo yaba yarahereye kwino yishira hiki ngubwo se ngubwo ngo niko Imana yakuremye excuse me madam none se ngenge kugondoza Imana uko yandemye ngo nuko nazanye inda ngo ninjye kuyibaga oya twavuze ku mukobwa w'umushuti wanye ntabwo twavuze kuri uwo mubyeyi sibyo none ikintu gitangaje umunyamakuru mugenzi wawe ni nkaho ari we basopanyije ngo ariko shareka mbabwize uko namwe nimukundana nta rukundo mugira abanyamakuru aha mukundanira mu bigare simbizi nubwo atari bose harimo abakundana ariko mufitanye ukuntu murebana ama YouTube channel yanyu muyarayarebana mugasubira inyuma kandi icyo maze kubona mwarebye kubirebwa ibyo izo nkuru zarebwa akaba ari zo mugenda mukajya kuvugaho reba nk'uyu munyamakuru kugira ngo ucengezemo umuntu umutumirwa wawe myumvire ngo ranga ukuntu ngo bakwanditse ngano no reba titre wamwanditseho ubundi ngiye byarananshanze ibyanyu none umuntu akababara ngo uzagende ngo ujye kwacitanga umugenzi wawe ngo urebe ibintu yanyanditseho none si byo yanditse si wari waje none si ubundi reka nkubwire umuntu navuga ngo ndabyibushye nzababa ndajya kubabazwa no ko bavuze ngo naratandukanye kandi koko naratandukanye ngo bavuze yuko wagiye kwibagisha ngo twakuvugiye ibitari byo ntibikise bavuze bidahari nawe ubwawe urabyiyemera njye ahubwo mama natubabazwa n'ubusa ntago byoroshye njyewe rero none reka mbayareze inama muri iki kiganiro birashoboka ko wabukunda ikibuno mbwira uwo mwana mpereze cya kibuno nazanye fata kino kibuno aho kugira ngo wenda ujye gutaka nkuko numvisha uriya mugore no ntacyo bintwaye ariko yaraje aravuga ngo mwabantu umwe ngo sajyarira babaza we ngo uzi uburibwe naciyemo we ngo naciye mu buribwe sibyo ariko hari n'abagusabye ngo waruzaga ibyo bikwambara bibuno hari comment zirimo zavuze ziti ariko sibyo bino bimera gute izo comment rero nje kubereka cya kibuno sibyo wa mugana wo kugira ngo ujye guca muri ubwo buribwe urumva wakwambara runo rubuno sibyo wacyambara rwose aho kugira ngo uce muri ubwo buribwe wacyambara uretse gatoya mikoro itagwasha kazavuga ngo mikoro yaraguye mu kiganiro dore nguru rubuno sibyo wakwambara kina kugira ngo uze kubwira abantu ko uri guca mu bintu bikugoye singiki dore ngiki dore rwa rubuno nguru nese ko mbona rutabyibushye cyane ubundi nyine ushyizemo akabuno kawe kangire gutya kugira mbashe kunyumva hano iyo ushyizemo akabuno kawe cyangwa nkwegere ngufashe microphone oya ntabyo ushaka cyangwa se ucyambare twereka abantu uzaperereza waje ukacyambara ndabyanze waje kuri kamera kuko nabundi bavuze yuko uterekana kuri inshuro ukaza werekanye ku kibuno
rero kujya wa mugore we reka nkubwize ukuri niwe wavuze ngo warababaye ngo abantu bakuvuzeho sibyo reka nkubwize ukuri ikibazo cy'iki kibuno mwabakobwa ucyambara umere kutera neza ariko ubwo nizere yuko utajya ugira kuri wuncence nyine kuko ushaka kujya gukuramo umutipa akabona uhuwemo ibintu by'ibikareso birimo biragwara kibuno yaje akurikiye akakibura bikaba ibibazo imihanda wanayizi ubizi ko ngo bangana ngo badakundana oya ariko nani mpamvu yo kwangana none se ko atari na content zimwe bukora n'umuntu nta rwango rwose nta abagore koko ntibashyigikirana nkuko wabivuze ntago bashyigikirana iyo aba bashyigikirana wari gushaka nimero y'uyu munyamakuru cyangwa se ugashaka iyanjye ukavuga uti mu by'ukuri muzaze tuganire mbabwire imvo n'imvano y'urugendo rwanjye rwo gukora sajari ubutaha uko numvishemo bisobanura neza ni mujya kubimvugira mujye muna sensibiliza mu bantu aya magambo asa nayo nakoresheje njya kwivuza cyangwa nakoresheje mvugaho kuko tutakundanye rero nkuko si wavuze ngo abagore ntibakundana ntago dukundana nanjye ndagushyigikiye iyo abadukundana ariko nani kintu nese mupfiki Jackie ntacyo dupfa kuko simuzi wewe wambwiye ko reka nge simuzi ntago tuziranye ahubwo icyo mvuga iyo abagore koko dukundana ntago aba yakoze kiriya kiganiro ngo agende avuge ngo ariko ibaze we gukosora Imana uvuga ngo ngewe ngo igifu cyanjye ngo ntago ariko Imana yandemye meze ngo n'amabere mfite ngo ntabwo ariko Imana yandemanye meze cyangwa n'undi wese wabwiraga cyane n'urundi rugero rwose watangaga hano muri industry ubwira abantu badukurikiye uragira ngo abantu bagende bagiye guhindura imiterere yabo n'imibiri yabo bababazwe nuko bisanze izo nda zavuyemo abana zigakura reka ro mbabwire wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro wa mubyeyi iyo uba wumva udashaka kubabara uba waragumye iwawe mu gipangu cyangwa ukanabikora ugaceceka ntabwo twari kubimenya ariko wavuze yuko uri umuntu ubana n'abantu ukora akazi kaguhuza n'abantu wageze no mu mujyi abantu bose bakagukoraho urumva ni ibintu wakoze byagombaga guhita bigaragaza ko wagize impinduka. GASARO TV. Abakunzi bacu turabasuhuje aho merere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi turi kuri GASARO TV na Ukwezi Live TV. Ukwezi Live TV yego tuzi ko mudukunda kandi mutureba murebe Jackie mu mukunde. Amena. Bimeze bite muvandi? Bimeze neza gasa. Ibintu namahoro. Fresh. Ni wane? Ni wane ni? Wane. Kumaza mugane abantu zanye kumaza. Tuyetse kanwaye grippe. Nagiroroherwa. Sha nago ndoroherwa numbaze wajya barayindose. Ariko naburo kw'Imana igishikamijeho umutima. Mutera rikorase gushikamijeho umutima uzamurinda mana ugushikamijeho umutima uzamurinda zaba mahoro yego nawe rero bamahoro umeze neza ariko Imana irandinda n'agakirima kaba kahindutsemo gakeya. Abakunzi ba GASARO mumeze fresh mumeze neza twagarutse rero turi hano ku bwanyu yego kandi muri kutwereka buke ko gukunda ibitekerezo by'iyi nshuti yanjye yitwa Jackie burya ikiganiro iyo kigize 30 mwakirebye baba bakirebye nukuri nakoma mutazi ariko harimo abantu ngiye kubanza kubaga ngiye gushyira muri salle dope muri comment z'ikiganiro cyo kwa Emilene twakoze cy'umugore we ndabanza gushira abantu muri salle dope nabonye harimo comment zitari nyinshi zaje nebyiri gusa zaje zivuga ngo like ngo nago numvise ikiganiro neza excuse me ahubwo wowe wanditse iyo comment genda wumva ikiganiro neza la mama yaravuze ngo ukuntu yavuze ngo iyo yajyaga gusohoka yajyanaga nawe gusohoka just bashaka ngo gufata umwanya wabo bakaruhuka niyo magambo yakoresheje ngo twajyaga hafi y'ibirunga ariko iyo twashakaga kwicara kugira ngo dusangire twajyaga iremera gusohoka no gufata umwanya wabo neza ari naho umunyamakuru yese amubaza ngo nose ngo mwajyaga muri ghetto ngo ya munago twajyaga muri ghetto twajyaga hafi y'ibirunga i Musanze donc abajijwe aho yaryamaga ntahise nyine havuga ngo aherure akoresha iyo mvugo neza ariko mu ijwi riranguruye yavugaga nyine ko ari aho ngaho bajya
sibyo mu kinyarwanda cyiza twe twabisesenguye mu kinyarwanda rero cyiza hago twajimije twaraje dukubita hasi turerura nyine uko yabivuze hanyuma asobana ko kwicara rero bajyaga iremera nicyo utasobanukiwe wanditse iyo comment ngo umuntu ajya abanza yumve ahubwo ujye ugenda ubanza wumve inkuru uko twebwe dusesengura ibintu dusanze ku mihanda njya mbivuga inkuru nsanze ku muhanda niyo umuntu avugaho yes nicyo nashaka kubanza kuvuga ibindi biganiro byose byagiye bikorwa comments ziri negative cyangwa se zijyanye nuko umuntu yavuze ibintu akabyumva kimwe na mugenzi we zose nta kibazo mu biganiro byose tumaze iminsi dukora izo comment nta nubwo ari zo zivuga nabi kuruta izindi zose zabanje ahubwo nashakaga gusobanurira uriya muntu nta nubwo erega comment zose zakumva ibintu kimwe ntago Jackie wowe uko wumva ibintu reka nta nubwo ari na ngombwa ko duhuza ikintu kiryoshye ibintu ahubwo nuko tutabyumva kimwe abandi tukabyumva kimwe n'abandi bakabyumva kimwe nabo batabyumva kimwe natwe nagashya kuba umuntu yakurikirana n'ubundi ugasanga comment zose ziri kubyumva kimwe ntago bimenyerewe wa mugani mu banyarwanda nabonye hari umudamu ukomeje gukoresha ijambo ngo abanyarwanda rero abanyarwanda aho turi tugomba kumva ibintu mu buryo butandukanye kugira ngo n'ubundi twagure imitekerereze n'ibitekerezo by'ibyo turi kuvugaho ariko abanyarwanda natwe ntago ari twe dukora ibiri negative abanyarwanda harimo abakuvuga positive abavuga negative kandi ntago ari mu banyarwanda gusa sinzi impamvu twumva ko biri hose ibintu byose biri hose rero nta n'impamvu yo kumva yuko umuntu niba avuze amagani nagiye mbona ari comment zimwe ziti atari ku bundi bite kumba mbona akantu kose ati abanyarwanda ati kucyo abanyarwanda ubwanyu ariko rero tutagiye kuri uwo muntu wavuze gutyo gasa njeneje bundi narabivuze mu kiganiro umuntu umwe yaravuze ngo bakunda amatiku bakunda byacitse bakunda ibikarabaye so ibyo bakunze nibyo ngo babaho yego so rero ntabwo twabishira muri context yo kuvuga ngo abanyarwanda muri rusange nyine twese turi abantu genero twese turi abantu nta mpamvu yo kumva umuntu akwiye no gutinda ushaka kuza ukanariza ku cyo umuntu yavuze ariko tutumvishe ko byabaye bibi cyane nanone ngo twumve nk'abanyarwanda twishyiremo abo bantu wayi abanyarwanda n'abanyarwanda natwe turi abanyarwanda kandi n'abanyarwanda bene wacu don't tuvuga bimwe ururimi rumwe kandi hari abeza pe harimo abantu beza numva nta n'ibintu dukwiye gupfa nta n'ibihari my sister it's true uraje yego ibintu n'amahoro ariko uyu munsi sinzi nimba uri bumbaza ibiki simbizi kubera iki ntago mbizi imihanda yatogose iriho umutogoto adanje ku rwego udashaka ko kisa sha imitogoto ko ari myinshi yene vugiye mba mvuze Jackie mutagira ngo ni yindi da ejo nazumva ati ariko nawe watwaye akantu k'abandi dore ndabazi minabayu shamana kutangiye uri kunshitingira abakunzi n'abawe bose ukaba urimo ubajyanira oya nuko hari igihe uvuga akantu bakavuga ko ari aho wakiganye akantu k'umuntu indese bundi umuntu yiba ikintu amagambo sundi barayiba sawa rero Jackie karame ibintu byose ni amahoro n'uburyohe umuntu arashima Imana arahumeka turaho nyine ubwo Imana ikidutije ubuzima ni impagarike harya ni impagarike n'ubugingo rero ejo ndamuranitse muri comment ati yo disi Jackie yongeye kuba umuntu atagitandukana n'umutware ngo yarazutse ati ni mama muzuka Imana ishimwe ariko nabwo yanditse nabi oya ariko niyo yaba byanditse nabi nanjye narazutse I know narazutse rwose none se Jackie rata wa 2019 muri YouTube mubona ari we uyu munsi 2020 murabona ari ngewe murabona ari 21 22 23 Jackie wa 23 na 22 oya 23 sava 22 murana ari ngewe rata mabona atarimo akantu kahindutse sinabaye akazungu ko ntitukuje senzobe ni yayindi avuga ikiba kibura hari no gukaraba umunaga cy'agasirimu kahari nari agaturage hari wabwiye ngo yaramenyereye ako Jackie ndibuka tugihura bwa mbere nanjye Jackie bano uyu munsi siwe mu Jackie mbora icyo gihe disi twarahuye disi ntabwo nzabyibagirwa uri umwana mwiza njyewe na appreciatinga nyine nanjye ikintu umuntu akora nkunda niyo njyewe twaba tutabyumva kimwe ugakora ikintu cyiza ndabikubwira disi ahita ambwira ati gasa twe tukwe ni BKM mwami kumwe
yatura ni gasatiyo gasa ndagukunda ariko mbona mama umeze ukuntu umeze nuje tuje mfite ibibazo imana yayindi uvuga ko utayirimo ariko ye kiragiye ukuntu ari umeze sha oya hari ukuntu umuntu aba atujemo wangiriye neza ako hari ukuntu umuntu aba atujemo kubera n'ibibazo reka ngira ikintu mbwira abantu badukurikiye ubundi ni wowe ushaka kumenya umusozi ibihe uri gucamo muri ubu buzima abandi bantu abo ari bo bose bari inyuma y'inkuru yawe n'ubuzima bwawe ntibashobora kumenya ibintu uri kunyuramo yego so impamvu uyu munsi rero ndi Jack utandukanye n'uwo mwabonye kiragihe Jack wa kiragihe yari umujaki w'intambara w'amastrago uri guhasoringa abana iki tusa amadepression hari ibintu byinshi cyane nyine umuntu atarakira nagira ngo nibutse abantu ko agahinda kajya gatuma muri wowe niyo utishimye ushobora gukaraba inyuma ntuki ariko umutima wawe w'imbere iyo wishimye nukuri niyo usizemo vitira gufata cyane so nabwira abantu badukurikiye rero ko Imana ikwiye kubomora agahinda kari ku mitima yabo kuko twese niyo yatugire neza nta muntu wigeze azanga bigiremo uruhare yego ndabyemera hanyuma rero Jackie ariko utaravuga hari ukuntu uvuze ngo ntuje cyane niki arakaririmbo kavuga ngo nago nananiranye na nubwo nibagiwe ijoro riba rwariraye njya mbabona bayagaye Yesu ngabaza ratagiye baza nibyo ariko ijoro riba rwariraye mwana ubona nazaza kubwira ati mugabo twatandukanye umutera amabuye umuvugiriza induru cyangwa se umuntu azakubwira ati umugore twatandukanye umuvugiriza induru so wahoze uri kumbwira ngo wishimiye kumva ukuntu papa w'abana tuvugana ya nukuri nabikunze kubera ko ndavuga icyo bita don urabizi impano Mana iyo mpano igira bake nose undi umuntu utari kumwe wakomesha ubuzima bwe yagiye kwishakira imibereho mu bundi buzima gute wamubangamira ubundi turamubangamira ngo bigende gute nyine iyo mpano igira bake uyu munsi se biroroshye ko abantu batandukana let's go trend bimeze bite ku mihanda bakavugana nta nubwo ari byiza bimeze bite ku mihanda ndumva nakuramo ikorasi kubera ikizi imihanda ya shokora yaba yakasamutwe kamwe kadanje imihanda trend yego ubwo ngiye kugera kuri iki kintu ejo turi kuvugana numva mbwira ati nagiye kubona mbona abantu benshi bampaye amalinke rega ikiganiro atari ko nta mwanya nari mfite numva ishakanu gatatu ningera mu rugo ndaza kumva ikiganiro kuri shene imwe rangije turavugana atari ko ngewe ndumiwe pe ntago numva uburyo ki umuntu yavuga opinion ye ukabyumva hakaba hari undi muntu wabyumva mu buryo bubi cyangwa se nko kumurwanya ati kandi rwose ati nashyizeho umucyo ko nta nishyari mfite hari umuntu ugira ishyari hejuru umubiri uzabora we hari uwo bateyemo ibyo bintu habo bongereye no bagabanyije habe n'utarabikoresheje twese inzira simwe hari umuntu ufite ishyari ku kintu kijyanye n'umubiri uzabora ntawe komeza ndakumva umubiri uzabora nyine twese turabizi mbese icyo ushaka kumbaza uri gushaka kumbaza feedback y'ibyo numvise kuri icyo kiganiro ku kiganiro numvise nyine guplaying urashaka iki ubundi nakabaye mplayingira abantu ibyo numvise uzi ikintu maze kubona ko abakunzi ba Gasaro atari bo babandi abantu bagira amacana namwe bareba hari ahantu havugirwa ibintu abantu ugasanga ntago babimenye nashingiye ku kiganiro durutse gukora buri muntu ari kubaza ataho ahantu muhandangire mpage nasanze ibisohoka byose kuri YouTube atari ko abantu babireba yego rero kubera ko wambwiye ngo hari ukuntu hazamo ibibazo muri izi praise ibiki byose oya na biterwa n'izarizo hari umuntu playing akantu ke fine nta kibazo ariko hari n'undi wa utaplaying akantu ke agahita bigira intambara cyane ko
hari n'igihe none uba uri no kumuvuga agahita avuga ati reka mukotoze mubabaze. Yes, twagiye rero mu kiganiro, ntago ndi bumentioning amazina muri iki kiganiro. Muri bakuru namwe muragenda mwumva icyo kiganiro aho nacyumvise. Murabyibuka ko mu minsi ishize twaganiriye nivugira ukuntu ngo mfite igikapu, mvuga ngo ndi proud y'igikapu cyanjye niki. N'umuntu yaraje ahita mbagira ahantu ngo uravuga ngo uri proud ngo y'igifuka cyawe, ngo nuko si Imana yakuremye, Imana yakuremye ngo uri umukobwa mwiza, ngo uri umukobwa mwiza, ngo ntago wari ufite mu mabere, ngo niba ngo acuramye, niba ngo areba hasi, ngo n'amaboko ngo atedra. Ntacyo bitwaye, ariko am proud y'ukuntu ndi pe. Sibyo, nago ngewe najyaho ngo nge kuvuga ngo mfite ikibazo. Abantu babyibuka muri kiya kiganiro nakoze cyagiye tuvuga ku bijyanye n'imiterere no kuba proud y'uko Imana yakuremye. Ntabwo nigeze nsesereza bari abantu, murabyibuka muzasubiremo ikiganiro mu kirebe. Nta muntu nigeze mvuga nabi, ntawe nigeze mvuga nabi mubyibuke, kandi niyo nanabivuga biri ku mihanda. Ahubwo hari ikindi kintu nshaka kuvuga, kuki abantu bababazwa nuko abantu babavuzeho kandi koko inkuru zabo arizo zaje ku mihanda. Hari ijambo numvishe rero muri iki kiganiro arimo kwisobanura ku binyamakuru, ngo aho kugira ngo tube twaragiye ngo dukore ikiganiro nka kiriya, ngo abantu b'ababyeyi, ngo umuntu w'umubyeyi, ngo w'umudamu, ngo nawe ngo w'umugore, ngo kugira ngo agende akora ikiganiro nka kiriya, ngo yakaba yaramamagaye. Ariko se tuvugishije ukuri, mwebwe ntimwiyizi bari kuguhamagara se ahubwo ukitaba uwo mwanya se wawubaha k'abantu muri industry babana nabo bashaka? Uyu munsi wagufatishije nuko yagize amahirwe y'ubushuti mufitanye, cyangwa ari nawe washatse kumuha ikiganiro kugira ngo wenda ubashe gusubiza bakuvuzeho. Byose birashoboka, ariko numva ntakwiye kubabazwa nuko umuntu azaza hano akamvugaho. Biranababaje cyane kubona uvuga ngo nta kintu bimbwiye, ngo nago bimbabaje, kandi uri kubivugaho, uri kwisobanura, uri kuvuga ko ibyo bintu binaryana. Nejo warongeye bisubiramo avuga ngo gukora sajari biraryana, birababaza. So nubundi ndagarutse nje kubivugaho, birababaza, sibyo? Ariko amugani niba umuntu ashaka n'ikibuno, hari urubuno nazanye, sibyo? Mbwira wa mwana kimpereze, hari ikibuno nazanye, aho kugira ngo ujye gukora ibyo bintu bikurya ugaruke gutakira amaso y'abantu. Uburenganzira bw'umuntu da ni juste niba ari uburenganzira bwe akabivuga, turi ku mihanda tugomba kubivugaho. Ariko nekereza ko inyungu se nizi buretse gato gasa ufite ukuntu ujye urengera abanyamakuru bagenzi bawe. Oya, kandi nanjye wumvise ngo kuza kuri kamera ati uko uwo muntu atagaga kuri kamera nawe je twabwe byo tumuvuga. Muragwa ari byo bakuvuga. Reka nkubwire njewe what I know nta mwiza wabuzinenge na nyiraho kigira amabinga. Yes, that is true. Sibyo ntago njewe nzi ko wafata umuntu uko yaba ameze kose niyo yaba yarahereye kwino yishira hiki ngubwo se ngubwo ngo niko Imana yakuremye. Excuse me madam, none se ngenge kugondoza Imana uko yandemye ngo nuko nazanye inda ngo ninjye kuyibaga. Oya wasinge barabikoze n'uburenganzira bwawe, ntago twebwe ko twarabivuzeho. Uno mubyeyi pe nta n'ikibazo tugufiteho, ni n'uburenganzira bwawe. Muri kibiganiro byawe nanjye ndamukurikira, nanabikubwiye ati n'umusirimu, nanabivuze kandi deka mbisubiremo n'umusirimu, sibyo? Rero kuba rwose yanandebaga ntibinatume rwose yumva atakureba ko nawe uzamureba, sibyo? Kubera yuko nimza nanjye kuri kamera wenda nkatanga igitekerezo ko mbyumva hakajya undi uza akakivugamo atanutse, atankomerekeje, atagize iki, ntago nzamurakarira. Ni ukuri mubyeyi, turakubaha, ntago twagututse, ahubwo sinzi wenda impamvu nta nubwo no kwihohora birimo, wenda nta n'ibyo umuntu yoramo ko twavuze ibiri ku mihanda. Njyewe rwose kangu dore ibintu byanyu nibyo nananga by'abanyamakuru. Ndahera ku munyamakuru. Oya kasa have hari umunyamakuru mugenzi wawe uri kumva wagiye aravuga ngo reba ngo titire bagushyizeho ngo baravuze ngo ibibaye kuri wa mukobwa. Excuse me, wowe ko wakoresheje noneho ngo nimuze ngo mwumve ngo ibibaye ngo nyuma yo kubagwa ngo nibiki byose ngo n'uburibwe ngo arabyivugira. Ariko umukobwa nimba abantu barakwiki kiganiro twavuze ku mukobwa wo mushuti wanye, ntabwo twavuze kuri uwo mubyeyi, sibyo? None ikintu gitangaje umunyamakuru mugenzi wawe ni nkaho ari wabasopanyije ngo ariko shareka mbabwize uko namwe nimukundana, nta rukundo mugira abanyamakuru. Aha mukundanira mu bigare simbizi nubwo atari bose, harimo abakundana ariko mufitanye ukuntu murebana ama YouTube channel yanyu muyarayarebana mugasubira inyuma. Kandi icyo maze kubona mwarebye kubirebwa ibyo izo nkuru zarebwa akaba ari zo mugenda mukajya kuvugaho. Reba nk'uyu munyamakuru kugira ngo ucengezemo umuntu umutumirwa wa myumvire ngo ryanga ukuntu ngo bakwanditse ngano no reba titire wamwanditseho. Ubundi ngiye byarananshanze ibyanyu.
none umuntu akababara ngo uzagende ngo ujye kwacita ngo umugenzi wawe ngo urebe ibintu yanyanditseho none si byo yanditse si wari waje none si ubundi reka nkubwire umuntu navuga ngo ndabyibushye nzababara umuntu navuga hari uwo nabonye ejo bundi arimo kuvuga ngo narazutse mbabare kandi anzi koko uri muzuka ndi muzuka kuki tubabazwa n'ibintu kandi twarizanye ku mihanda n'iki kiganiro nkoze hari abantu tutari bubyemeranyweho ntabwo nkwiye kubabazwa nuko batabyumvishe kimwe nanjye kubera yuko niko bakwiriye kubyumva ubu se ko naje nkatanga témoignage nkavuga ubuzima bwanjye ko nagize ibikomere ku mupase n'ibiki byose n'ukuntu twatandukanye hari abanyumvise hari n'abane amabuye hari umuntu mwe mwabona nsubiza ngo mubwire nabi ngo yavuze ko natandukanye none se sindi umudivorce ndajya kubabazwa nuko bavuze ngo naratandukanye kandi koko naratandukanye ngo bavuze yuko wagiye kwibagisha ngo twakuvugiye ibitari byo ntibikise bavuze bidahari nawe ubwawe urabyiyemera njye ahubwo mama natubabazwa n'ubuze ntago byoroshye njyewe rero none reka mbayareze inama muri iki kiganiro birashoboka ko waba ukunda ikibuno mbwira uwo mwana mpereze cya kibuno nazanye fata kino kibuno aho kugira ngo wenda ujye gutaka nkuko numvishe uriya mugore no ntacyo bintwaye ariko yaraje aravuga ngo mwabantu mwe ngo sajyarira babaza we ngo uzi uburibwe naciyemo we ngo naciye mu buribwe sibyo ariko hari n'abagusabye ngo waruzaga ibyo bikwambara ibibuno hari komenti zirimo zavuze ziti ariko sibyo bino bimera gute izo komenti rero nje kubereka cya kibuno sibyo wa mugana wo kugira ngo ujye guca muri ubwo buribwe urumva wakwambara runo rubuno sibyo wacyambara rwose aho kugira ngo uce muri ubwo buribwe wacyambara uretse gatoya mikoro itagwasha kazavuga ngo mikoro yaraguye mu kiganiro dore nguru rubuno sibyo wakwambara kina kugira ngo uze kubwira abantu ko uri guca mu bintu bikugoye singiki dore ngiki dore rwa rubuno nguru nese ko mbona rutabyibushye cyane ubundi barugenda nyine ushyizemo akabuno kawe kangire gutya kugira mbashe kunyumva hano iyo ushyizemo akabuno kawe cyangwa nkwegere ngufashe microphone oya ntabyo ushaka cyangwa se ucyambare twereka abantu uzaperereza waje ukacyambara ndabyanze waje kuri kamera kuko nabundi bavuze yuko uterekana kuri inshuro ukaza werekanye ku kibuno shyiramo iki kirabyimbye uru rubuno rurabyimbye iyo ushyizemo akabuno kawe bino bita bitumba sibyo zamura uyerekere mwabonye niba ari abakobwa ari amama bagusabye ngo icyo kibuno kiba kimeze gute sibyo reka mere nk'umuntu ushyizemo nk'inkokora nkituge ubwo dore umwana ushyizemo akabuno kawe bita bibyimba gutya si muri kubibona rero kugira ngo uze kuvuga ngo sajari ubwo kubako guhita ikibuno nicyo gihita kibyigaho ngaho kuko hano imbere ni hano ni mu nda ni nk'agakariso sibyo sibyo rero wa mugore we reka nkubwize ukuri niwe wavuze ngo warababaye ngo abantu bakuvuzeho sibyo reka nkubwize ukuri nta muntu wakuvuzeho twavuze kubiri ku mihanda tubwira abanyarwanda uburyo bakwiriye kugira ibyo bakunda bashobora kubikora mu gisiri mufite amafaranga ugenda wibagishe nibikureba nta kibazo ariko sinzi n'ukuntu tubwira n'abantu nje naje hano nje no kwisubiriza abantu bavugaga ngo ndabyibushye nibyo nanje kuvuga ndavuga ni sinzanywa ikinini sinzaninanura haziramo n'inkuru yawe nk'umuntu uri ku mihanda ntabwo ukwiye kubabara ariko tukiri aho ngaho rata nshuti zanjye aho kugira ngo muzagaruke muvuga ngo mwarababaye nawe numvishe jare kuvuga ngo mwabantu mwe sajyarira babaza nkubagiye kubabara ngo mbivuzeho kandi ejo nawe wabyivugiye noneho ngo sajyarira babaza wagura no rukariso ugapfa kurwambara niba urukwemeza uwo mutipe muri karitsiye w'inshuti yawe sibyo akabona yuko nibura ugize gute wambaye amabuno ufite amabuno rero mu by'ukuri reka mbabwiza ukuri kano kantu nshaka kugasobanura nta kiguze kugira ngo tukereke abakunzi banjye sibyo nimwibuka ko na Brian kera ku isimbi yigeze kukigura akakereka abakunzi be ariko ikibazo cy'iki kibuno mwabakobwa ucyambara umere kutera neza ariko ubwo nizere yuko utajya ugira kuri wuncence nyine kuko ushaka kujya gukuramo umutipe akabona uhuwemo ibintu by'ibikariso birimo biragwara kibuno yaje akurikiye akakibura bikaba ibibazo ikindi ndabibutsa ko kino batatera agashinge kwa kundi baba ngo bateye agashinge ngo urabyumva oya kino gifitemo ibipamba byinshi urushinge uruhu rwahenengera sura n'urushinge rwajyamo ariko numva ngo kirahenda nyine kirahenda none se ntago nta gice oya 15 namwe mwaba mugisuzugwe naga ariko kigura biterwa n'igitoya bigenda birutanwa mu biciro se
hari n'igito munsi y'icyo hari n'ikinini kijya kungana n'iyi size yanjye kuno kunungana yego kuno kunungana yego urana kuno kunungana gutya nyine gutya uba ufite amahips hano gutya hano ku ruhande gutya mo hano kuno kunungana mo hano hari ibindi biboro bifitemo ayo mabuno afite amapisto hano mu mpande so ibyo rero nibyo bihenda nibyo bigura 250 bya bindi wa 250 bya bindi wa muntu muri comment yavuze ati ngo hari cyabiri n'itanu cyane cyo cyabiri n'itanu kibyimbisha amabuno hano amataye urumva nawe uyu mubyeyi rwose mubyeyi ihangane waje ku muhanda nyine niko imihanda imeze cyane ko avuze yuko imihanda wanayizi ubizi ko ngo bangana ngo badakundana ariko na nimpamvu yo kwangana none se ko atari na content zimwe bukora ntabwo rwose nta abagore koko ntibashyigikirana nk'uko wabivuze ntago bashyigikirana iyo aba bashyigikirana wari gushaka nimero y'uyu munyamakuru cyangwa se ugashaka iyanjye ukavuga uti mu by'ukuri muzaze tuganire mbabwire imvo n'imvano y'urugendo rwanjye rwo gukora sajari ubutaha uko numvishemo bisobanura neza mujya kubimvugira mujye munasensibiliza mu bantu aya magambo asa nayo nakoresheje njya kwivuza cyangwa nakoresheje mvugaho kuko tutakundanye rero nkuko se wavuze ngo abagore ntibakundana ntago dukundana nanjye ndagushyigikiye iyo abadukundana ariko nani kintu nese mupfiki Jackie ntacyo dupfa kuko simuzi wewe wambwiye ko reka nge simuzi ntago tuziranye ahubwo icyo mvugiye aba bagore koko dukundana ntago aba yakoze kira kiganiro ngo agenda avuge ngo ariko ibaze we gukosora Imana uvuga ngo ngeyo ngo igifu cyanjye ngo naga ariko Imana yandemye meze ngo n'amabere mfite ngo nabwo ariko Imana yandemanye meze cyangwa nundi wese wabwiraga cyane urundi rugero rwose watangaga hano muri industry ubwira abantu badukurikiye uragira ngo abantu bagende bagiye guhindura imiterere yabo n'imibire yabo bababazwe nuko bisanze izo nda zavuyemo abana zigakura gusa niba uyu mubyeyi aza kubwira abantu ngo ubwo se ngo nuko Imana yakuremye ariko n'uburenganzira bw'umuntu no ariko rero hari ikintu nawe rero ibidore by'amakuru ntashaka hari ibintu tutari kwemera n'uburenganzira bw'umuntu ariko si uburenganzira bw'umuntu kumvisha abantu ko badakwiye kwishimira uko bateye we nagenda ko sori iyo miterere kuko niwe ibangamiye hako nakwiye kwimvisha abandi ko bakwiye guhindura imiterere yabo kuko mu kiganiro yakoranye n'umunyamakuru umwe hano kuri YouTube ntabwo yigeze ngo asobanurira abantu impamvu nyine uko abyumva nkuko yabishakaga we yaje kuvuga kubijyanye n'ikiganiro twakoze asa nk'utunenga ko twebwe turiho uko Imana itaturemye uko mbese duteye uyu munsi ngo ntabwo ariko twakabaye turi niko we yavuze ntago ngiye narabyumvise mbi praying hano ngiye narabyumvise Mana y'isi n'ijuru ngiye nta muntu shanese nta umuntu ntazi none akanababara ngo baravuze ngo ikibuno kizazamo inyo ndiga n'umuntu wese wambaye umubiri azabora twese tuzabora n'izo nyo tuzazizana kuko umubiri twambaye urabora aya nutaragibagishe byo zabora twese sibyo reka romba bwire wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro wa mubyeyi iyo uba wumva udashaka kubabara uba waragumye iwawe mu gipangu cyangwa ukanabikora ugaceceka ntabwo twari kubimenya ariko wavuze yuko uri umuntu ubana n'abantu ukora akazi kaguhuza n'abantu wageze no mu mujyi abantu bose bakagukoraho urumva ni ibintu wakoze byagombaga guhita bigaragaza ko wagize impinduka ubwo rero uyu munsi kuko uri mu mihanda ya YouTube tugomba kubivugaho rero ndumva ari icyo kintu nabivugaho iyaba wumvaga muri wowe ibyo bazakuvugaho byose bizakubabaza wakabaye ibyo bintu utaranabikoze ariko uyu munsi kuko wabikoze ugomba kwirengagira ingaruka z'abazagushima n'abazahagarara nawe mu byo wakoze cyane nicyo kintu numva nabivugaho cyane yuko nyine nta n'ikibazo mbifite umugabo aragushyigikiye umubiri n'uwawe amafaranga n'ayawe nanjye iki gifuka ni icyanjye uko neye ni ibyanjye uko mbyibushye ni ibyanjye I'm proud of my gifuka nasoje niho wasoreje none se Jackie inyuma ya kamera reka nkubaza akantu kawe ntacyo mbaza kazi yako madame ntacyo mbaza urambaza iki gase reka nkubaza ikintu kimwe ikintu kimwe nuko wenda umuntu avuga ati abantu kandi none ikintu numvisemo nge nago nacyumvise cyose numvisemo ko ngo TikTok nayo hose ngo bamuvuze ahubwo nibajije none se itonda ariko kubera iki wenda natwara bikomantinzeho ari twebwe yarakariye kandi n'abandi bose Instagram aba live n'ibiki yavuze ko bamubwira ko
urumva yavuze ko bamubwira ko kwenda kumutera ubwo niba ari twebwe twatumye aza kuvuga ubwo twamukoze mu bwonko hari cyangwa ibyo twavuze byamukoze mu bwonko jewe nta kintu mpfa nawe ntituziranye nanjye ntacyo mpfa nawe nukuri reka nkubwire Gasa dusoza kino kiganiro ko nahagurutse sinsuya kuri kamera sibyo ni gute umuntu ababazwa nuko sibyo bamuvuze kandi TikTok aremera ko bamuvuze Instagram bakamuvuga YouTube zaramuvuze nawe ubwo arabibona no muri comment kuri channel baramutuka none se nge nekereza ko wenda nukuri yibifata nabi kuko nukuvuga ngo nta n'umuntu akwiye kujyana nawe kibazo nukuvuga ngo uyu munsi yakozwe mu bwonko n'umunyamakuru mugenzi wawe Gasara reka mbabwire aba banyamakuru bagenzi bawe nibo baje gukora mu bwonko bw'uyu mubyeyi kuko uyu mubyeyi yamereye neza umunyamakuru aramubwira ngo urukumva ngo wabonye titire bakwanditseho ngani mugende murebe abantu bo kuri YouTube nibagende noneho barebe noneho titire wa munyamakuru nawe yamushyizeho ngaho gada mwarayiza mukarakara ngo twavuze iki twavuze ibiriho ngo ukuboko ngo ifite ngo akaboko numvise avuga ngo akaboko ngo gatendera like kaboko mama kaboko kanye ni Yesu ashimwe ndashima Imana nasoje ikiganiro sinongera kwicara ni mukundana aba YouTubers mukundane rega nawe uriwe nuko mba numva wigirize mu nishize ku ruhande nishize ku ruhande sute kandi ubirimo mbirimo ariko ngewe ndi hano mu mihanda ariko je sindi umunyamakuru nagiye nago mbirimo ni ibyanyu hoshi reka Gasaro TV.